uyu munsi mukuru w'isabukuru y'imyaka 25 rumaze rushinzwe. Reka nsabe imparanira kurusha za IS Gishoma ziri gutorezwa hano ubu babanze bamfashe mwese tubasuhuze tubakire. Imparanira kurusha za IS Gishoma. Ubumenyi, ikoranabuhanga, umuco, byose ku nyungu zacu, ku miryango yacu, igihugu cyacu, n'isi muri rusange. Imparanira kurusha za IS Gishoma. Ubumenyi, ikoranabuhanga, umuco, byose ku nyungu zacu, ku miryango yacu, ku gihugu cyacu, n'isi muri rusange. Aho Niho, aho niho. murakoze. amashyi menshi cyane. Nyakubahwa mushyitsi mukuru Visi Meya Affaires Sociales w'akarere kacu ka Rusizi, Nyakubahwa Musenyeri Gisonga cy'umwepiskopi wacu wa Diocese ya Cyangugu, Nyakubahwa muyobozi wa unité y'uburezi mu karere kacu, banyakubahwa b'Imana muteraniye hano, banyakubahwa mwarerewe hano muri urugo rw'ishuri ryisumbuye rya Gishoma, bavandimwe bayobozi b'amashuri n'abandi muhagarariye inzego zitandukanye muri hano, banyakubahwa babyeyi mwarereye hano muri ES Gishoma, babyeyi murerera muri ES Gishoma, bavandimwe barezi ba ES Gishoma, banyeshuri muri kurererwa hano muri ES Gishoma, nongere mbifurize kugira ikaze kandi mbifurize kugira isabukuru nziza. Uyu munsi duteranye n'abo maze kuvuga, Nyakubahwa Visi Meya, reka anyemerere mbere y'uko abasuhuza banze mbabwire y'uko abanyeshuri bari muri urugo ari 607 bari mu byiciro bibiri by'ibanze. Icyiciro cya mbere ni Trokome, ikindi cyiciro ni icyiciro cy'amashuri yisumbuye, cya kabiri cy'amashuri yisumbuye advanced level. Dufite amasection 5, nibo turi kumwe kandi n'abarezi batandukanye bageze kuri 36 n'abakozi bunganira ishuri bagera muri 15. Ndagira ngo rero mu cyubahiro cyanyu, Nyakubahwa Visi Meya, mubanze musuhuze imbaga iri aha ngaha. Mwaramutse neza. Baraza kuduha umwanya uhagije wo kuganira, ni naho ndibuze kuvuga ikindi ku mutima, kuko nubwo naje nk'umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'imibereho myiza, ariko nanaje nk'umunyeshuri wize hano promosiyo ya mbere. Nyakubahwa Musenyeri Gisonga cy'umwepiskopi wa Diocese Gatolika ya Cyangugu yarahari, twabanye mu gitambo cy'Ukaristiya, ariko nawe yakongera akadusuhuza. Kristo Yesu akuzwe. Ni mu bambere bageze muri uru rugo mu batumirwa, nayo mpamvu nyine ubwo ndi mu bambere baza gutaha, birumvikana maze amasaha menshi cyane. Hari abandi bakiza ndabaha umwanya, ariko nishimiye uko nabisanze, abanyeshuri bakeye, abanyeshuri bitonze, ni intangarugero pe. Ababyeyi babaha amashyi.
menshi rwose. Nishimiye kandi ko umuntu abona biteguye ko urugo rusa, isuku irimo, abatumirwa uburyo bitabiriye ari benshi ndetse n'abayobozi. Nabivuze ku ishuri ritangira ndumva ndizi, iyo myaka nari padiri mukuru Mibirizi ni hafi hano, ariko byakarushumvuka hano hakurya agasozi mureba kariya gasozi keza ni iwacu mu rugo. Ubwo rero nashishikajwe no kubona ishuri rivuka, cyakora nta musanzu bansabye, wawusamba narawutanze. Si rero ntawe yansabye, yari yishoboye, yari yihagije. Mbifurije yubile nziza, ngo ngiye mvuze n'ijambo nyine nubwo narivuze no mu misa, ariko mbifurije yubile nziza, mbifurije ibirori byiza, mbifurije gukora mujya mbere, ishuri rikazagera kuri yari imyaka 50, 75 n'ijana, ryarubatse amateka meza. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Turi kumwe n'umuyobozi w'ishami ry'uburezi mu karere kacu, nawe yadusuhuza. Arakoze Directeur. Muraho neza? Amakuru. Reka nanjye mfate aka kanya gatoya umuyobozi. Arakoze. Turi kumwe n'abihaye Imana, abayobozi b'ibigo by'amashuri dukunda gukorana cyane. Ndagira ngo banyemerere unyegereye hano Padiri Placide Ana, umuyobozi wa groupe scolaire Saint Esprit Mushaka, yadusuhuza. Yitwa Padiri Poste, ni umuyobozi wa groupe scolaire Marie Reine Mibirizi, nawe yadusuhuza. Ukurikiye akorera ubutumwa Petit Seminaire, yitwa Padiri Atanazi Komerusenge, kaba twaraniganye muri secondaire. Ukurikiye yitwa Padiri Adalbert, ni umuyobozi wa TSS Mibirizi. Nkomerejeho turi kumwe na nyakubahwa Cyrilo Sibomana, yabaye perezida wa komite y'inteko y'ishuri imyaka igeze hafi muri 5, ariko yabaye na burugumesiteri w'iyi komine ubwo ishuri ryashingwaga, nawe cye yahaguruka akadusuhuza. Turi kumwe n'umubyeyi wabaye perezida wa komite y'inteko y'ishuri ya mbere hano muri esi Gishoma, yitwa Ngabonziza Jean Bosco, bahanganye n'ibintu byinshi hano. Murakoze. Turi kumwe n'umuyobozi ushinzwe uburezi mu murenge wacu wa Rwimbogo, yitwa Protogene Byukusenge, nawe yadusuhuza. Turi kumwe n'umuyobozi ushinzwe uburezi mu murenge wa Nzahaha, ariko yayoboye na hano, yitwa Imani Jonathan Jotam, yadusuhuza nawe. Turi kumwe n'umuyobozi w'ishuri ariko nawe w'ikigo twegeranye EP Gashonga Protesta, yitwa Mathieu Tumaine, ari no muri komite y'inteko y'ishuri, nubwo ari n'umunyeshuri waha, nawe uzi. Reka munyemerere promotion ya mbere nayo ihaguruke bose badusuhuze, duhereye kuri tuwaye wabo Safari Maurice. Murakoze. Turi kumwe na promotion zitandukanye kuva muri 2002 kugera muri 2014, namwe mu byubahiro byanyu
mwihangane muhaguruke mudusuhuze. Turi kumwe n'ababyeyi barerera n'abarereye hano muri rugo rw'ishuri ryisumbuye rya Gishoma, nabo bahaguruka bakadusuhuza. Turabashimiye. Turi kumwe abarezi babashije kuza bakoze hano mw'iyi myaka irangiye, ababashije kuza bahaguruka bakadusuhuza. Profe Aloyizi na Profe Eugene turabishimiye. Turi kumwe n'umwarimu ukora hano watangiranye n'ikigo yitwa Makengano Alexander. Turi kumwe n'umukozi wunganira ishuri nawe watangiranye n'ikigo kugeza ubu ngubu, agiye muri pansiyo mu cyumweru gishize, nawe yahaguruka. Bakunda Kabo Celestin. Murakoze. Uyu munsi narengeye kwibagirwa, turi kumwe na madame mama w'abana mbyara mu nda uretse aba bose, nawe yahaguruka akabasuhuza. Abayobozi b'ishuri bandi ndi kubona Prefet des études yakwegera hagati nawe akabasuhuza. Prefet de discipline nawe yabasuhuza. Makapre nawe bari kumwe nawe yabasuhuza. Doye w'abarimu nawe ndamubona arahagaze, nawe yegera imbere abasuhuza. Ndagira ngo rero banyakubahwa abashyitsi bahire bavandimwe mwahetswe na ES Gishoma, ababyeyi barerera hano, abarimu bahigisha, abanyeshuri baharererwa, twishimiye kubakira muri uru rugo rwanyu kandi rwacu ngo dutaramane, tubasusurutse namwe muduhe impanuro, mudutaramire, tubagaragariza aho tuvuye, aho turi naho twifuza kugana mu myaka 25 yindi iri imbere. Mugire amahoro.